Uhagaze aha ngaha nibwo ubona uko witegeye umujyi cyane neza cyane rwose, urabona ko umujyi wose uwureba neza. Aha ngaha ngo bahita hehe? Aha bahita Kabutare. Iyo uhagaze kuri uyu musozi wa Kabutare ukareba umujyi, nibwo ubona ko umujyi uteye neza cyane. Ubaha uyu musozi ugenda ni abantu bawuhinga se ku buryo ugenda uriduka gutya? Bahubaka. Ubu uyu musozi ugera hejuru bazawusiza bubakeho amazu. Aha ngaha ariko inyuma yacu aha ngaha. Ubu aha ngaha iyo bavuze ngo ako Kabutare ni aha ngaha kuri aha duhagaze. Aha ngaha ni aho umugande afite ibibanza bitatu. Atuye n'aha ngaha? Aba Kimironko. Aba Kimironko? Namara kubaka wenda muzagere ukiri n'umuntu ufite amafaranga. Umuntu ugura ibibanza bitatu by'ahantu nk'ahangana gutya, waraza akagura akigendera? aragura bazahubaka. Yaraguze nyine harimo ishyamba rikuramo arasiza gutya, ariko urabona ko afite imigambi yo kuhubaka. Hari harimo ishyamba. Ni ukuvuga ngo hano harimo inzara y'isenge. uratashye? Utuye hehe se? Kibijyanye n'iki? Ubu ufite nk'imyaka ingahera? Urakomeye, uracyakomeye. 60 ubwo urayifite? Niyo mpamvu mbona ufite imbaraga. Akazi kose wagakora nta kibazo. Ibyo ngibyo wari ugiye kubaka? Rirasitaka nyine ryiza ryo guteramo. Nyine mbonye nk'ibiceri 400. Nazagukura hese? Yego. Namubaza ngo iki? Mwabyumvise rero, ni umusaza twari duhuye, ni umusaza wari ugeze mu zabukuru, avuga ati mfite imyaka 60 ariko ndacyafite imbaraga, akazi kose ndagakora. Murumva ko rero n'abantu bageze mu myaka y'izabukuru baba bagifite ubushake bwo gukora, ntago bashyize amaboko mu mufuka rwose. Urumva ko twaganiriye, urumva ko akazi kose aragakora, aracyafite ubushake bwo gukora kandi aracyashoboye. Twakomeje turagenda, aha ngaha yagendaga anyereka umujyi.